Okay. Anagishyiraho ikindi cya Lion Day. Atwara Lion Day 2026 winner. atwara cyase kavano Cyane igikombe cyiza kuri neza. ikiganiro cya televiziyo kivuga ku bintu bijyanye n'umushinga baragushimira ko barabika abakiriya bateri wasiriye yabeshye umwanya wa maduso nta nukuri nta bakinnyi Nta kirabaze fanse mu myaka ibiri. ishize ntabwo mubizi Oya. yari umukase ntabwo mubizi kuri kuri amace za mazembe Umukoze ikiganiro barangiza. udusante rero asanzwe turi kuvuga kuri sekafa Utubwire niba witeguye Sekafa na Rero namaze kubwira abakinnyi ba Peri bashya bari tayari bashaka nabumvaga nayinegereje abariyo bimeze nabonye abantu babigize ibintu bisanzwe kubera ikintu bose tutasanze konje uyu munsi niyo sura twaye igikombe abakoze twongeze harabityo kuri ofisi gasanga abantu bose bakoze n'ibisanzwe igikombe cya maci. igikombe cyawe azamuse sinayitegeye ko yansinze yanga se sinayitegeye yaransinze nari nazanye rero champion wa Kenya ngo mbanze mpima amakipe azitabira Sekafa ariko ndi no kureba ku ikipe zitabira CAF Champions League ngezanye muri Confederation nayitsinze Urukora imyitozo ku makipe azakina Champions League. Hari. hanyuma rero ikindi kintu narije gusa mbere yuko nigenda yewe icyambere nyakubahwa muyobozi ndasaba ko buri kiganiro cyose kiba kizagitangizwa n'ijambo Kameni Junior Ndumiwe none. Kameni Junior. amakuru mu kinyarwanda Kameni Junior murakaza neza mu makuru ya SKFM Tubanze dushimire Kameni Junior. oya Kameni Junior niwe uzabitangiza ibintu byose ikiganiro cya gospel ikiganiro cya gospel Kuri yasi. ikiganiro cya gospel Kameni Junior ukomereza Ariko ibitego Fidara amaze gutsinda muri pre-season. ari gutsinda Nta. oya ariko mutaza kwibagirwa umuntu witwa Hatarari muri iki gihugu utego 30 muri sezimwe n'igice ko yaje amezi 6 yanyu Watara nagaca umutozo yavuze ko ibintu byanyu bindi byose atabyemera neza ariko yemera Watara oya amani agomba kuba amani Michel yabaye topscorer wa topscorer wa Misiri muri Côte d'Ivoire afite topscorer wa championnat yageze kimwe cya kane cya Champions League muri stade man ariko yakinaga muri nomero zirigoranye cyane yakinaga shampiyona y'amari itonde yego umukinnyi ukomeye muri stade Mali yaguzwe n'ikipe yari Hilal muzanamubona uratangiye none se umwe kapiteni yitwa Manja muzamubona umukinnyi ufite peti muzamubona none se ubu ifite ijisho ryiza kurusha Hilal cyane Byarashoboka ariko yego n'amafaranga. yego ese mufite ibyiza ko mwazanye mu VP rira ntimu ese tweko dufite nakubaze Nokora umuzungu, nokora umuzungu. muzungu abasiri Ahubwo basiri umva one. Nabonye abantu bari kuvuga ngo Musaji Kwibango ntabwo yabaye MVP muri Mali one. bande Uratumbiya simbi kwifuza ngo nawe yabaye MVP n'undi abivuga ngo. oya Turatangiye kumva ibiganiro barangiza. Ngo ntabwo yabaye MVP muri Bese umuntu Champions. tugura abakinnyi tugure n'aba internet Rayon Sport itegure bije yo kugura abakinnyi no kugurira internet abantu Tubwira abakinnyi 10 ba Rayon Sport umuri agomba kuzakorera muri Sekafa bagomba kumwongereza amaso. urakoze cyane mbere na mbere Rayon Sport yaguze umuzamu wa mbere uzatwara na Golden Gloves sezon irangiye ni ya Sekafa igiye kuza yewe ni umuzamu tujya kumugura ngiye naganiriye na Raoul Shunga mutozaga muri Vita Club ya Vita Club yageze mu matsinda burya niwe wari uhanganiye umwanya n'umuzamu wa Al Hilal
uyu w'umunyaburu Wedrago ibintu nk'ibyo sinzi kuvuga izina rya Farid Mustafa Farid Wedrago niba bari bahanganiye umwanya byatangiye ari ukina ariko sezirangira buriya CAF Champions League AS Vita Club ijya kudasohoka mu matsinda match za nyuma zafashwe n'umuzamu w'ikipe ya Rayon Sport Dande Junior hari abantu batigeze bagira umwanya wo kumwigaho kumusomaho banamubonye igice kimwe kuri match Rayon Sport akinye n'ikipe ya Gor Mahia ndabatumiye kuri match zose za Sekafa niwe muzamu uri ku rwego rw'uko ashobora no gukina match 60 Rayon Sport nizigeza z'uyu mwaka w'imikino adasimburwa ntavunika kanibutse mu match ya mbere ifite none uravuga ko Faridi bombi bari muri AS Vita Club bariya babiri bose baribo bazamu ba mbere b'ikipe yitwa AS Vita Club aribo bahanganira umwanya bombi b'abanyamahanga bombi ari babiri bahanganira umwanya sibyo se Faridi umunyaburkina Faso yego n'umunyakameruni yego bari abazamu babiri ba AS Vita Club b'abanyamahanga barwanira umwanya yemeza ko Rayon Sport nyine igomba kugura abazamu babiri nta gitangaza niyo mpamvu ndabizi erega ubundi ikintu kibuza amakipe kugira ngo bazamu abanyamahanga ni n'ubushobozi sibyo ushobora kugira umwe uzajya ukina shampiyona umeze neza akaba uzajya ukina shampiyona ariko twibukiranye ko muri aya marushanwa mpuzamahanga nta tegeko rihari rigukumira bose bajya kuri liste birashoboka ko ushobora gutunga abakinnyi 35 ufite ubushobozi bwo kubahemba umukino mpuzamahanga ibiri gusa barabasinga ibyo barasa barabasinga ibyo irasa abandi nko muri iyi Sekafa Rayon Sport mu itsinda rya Al Hilal na Tusker ibi harimo urugamba oya ugura na Victor Mbamba Chukwuemeka rikomeye Nigeria mwamenye ko Paveni ziratandukanye na Tusker gute duhuriye mu Kiyovu nk'abindi biratandukanye na Tusker that's breaking news nkube cyukurira that's a breaking news batarakina that's a breaking news Paveni yatandukanye na Tusker ari Kigali ari Kigali duhuriye kandi ufite umuzamu wa kabiri arera musigisha ngo niba muhuriye mu Kiyovu ubwo si ku biro mwuka byara ahubwo ko Tusker yahageze bivuze ko Tusker yahageze bisobanuye ngo APR yaragerageje yamaranye imyaka 2 ababyeyi bikiza amahoro simbizi itsinda nje mbona rikomeye muri iyi Sekafa ni itsinda rya mbere iri tsinda ririmo Gor Mahia ririmo APR ririmo Vipers iri tsinda rirakomeye byo ku rwego rwo hejuru ku buryo umuntu uzayobora iri tsinda ntazanarenza amanota ari hagati ya 4 na 5 nta muntu uzatsinda match ebyiri ubwo bivuga ngo ni n'impamvu yo guhora kuri stade rero ni naryo tsinda nzajya ngera kuri stade nazindutse ngiye gushyigikira Vipers yagabiye Cesar Manzo ujye ushyikira Vipers ushyikira Gor Mahia match ifungura ya APR na Gor abavandimwe ba Bobos bya Ruhanga ngenda baza mvuge kuri Cesar Manzo ndayiba Jamus ikipe yitwa Jamus ndayiba tuye muri Sekafa mwibaza ahantu muhirekeve tuzuze umupira kuriya baramwana nomure n'itana gashya bakamubwira ati uje wicare ngwino wicare ikipe iragenda ifite agatuza Manipango aracyayibamo oya agakiyibamo ntabwo namubonye sinzi niba ikindi kibazo ariko sinigeze mubona kuri iriya match hakaza ikipe yitwa Gor Mahia wese urazana simbi zazana ikipe ya kabiri almost cyakora jewe nenye ni ikipe ya mbere ariko abameyeri bayo batangira imyitozo vuba buriya bazakora haracyari cyumweru ariko na simbi zazana ikipe ya mbere ikipe ya mbere ariko sinawa muwinga w'umukongomani yari mu Faransa bamutegeye indege nka match zifungura turabonamo izerema zikomeye ariko nize nashidikanya ku ishusho rya Simba rihora rigize iza n'izi utazi ikaza ishwanya iri mu makipe nayo yo kuza kwitondera ariko izo nabonesheje amaso yanjye bitari byo kuvuga iziri mu myitozo cyangwa iziri gukina izindi match izo nabonesheje amaso yanjye iyi kipe yitwa Gor Mahia
abantu barangariye kuba Rayon Sport yatsinze ibitego 2 gusa ariko Rayon Sport irakomeye Rayon Sport irakomeye cyane izo kipe nizo zizavamo isi Kameni bimeze bite ibintu byose bijye bitangizwa na Kameni Junior nujya kubahemba hejuru ushyireho Kameni Junior imishara y'abakozi bayise nujya gutanga proposal ahantu Kameni Junior Kameni yarushije Chupra Osira neza Mwambuzi ki defense Chupra wajiwe kandi cyaranyeretse umuzamu defense mufite abapapa ba Kameni batatu pe uyu kimira cyane amakuru y'amakosheje Chupra ashobora kuza kuba kapiteni wa Lyon niyo Simbizi ani kapai wasiragendera ku maji mu makuru ya Rayon ari mushasha kavanga bafite ukuntu oya ko n'umuyobozi hari abakapiteni b'abatambaye brassard abo bamwikipe Paul Pogba bakira muri Manchester United ari kapiteni utambaye brassard ukaba ubizi ko ahantu ari ntuhakandagira uko biboneye wasiri ndashaka kuguha urugero rumwe nabonye mu tuzenguruka igihugu muri FM World Cup Tour aho twageze ntekereza ko twageze mu turere twinshi tw'igihugu ubwo n'abasoje mu Bugesera twasoreje mu Bugesera n'abakunzi bareba byumve abakunzi ba Pele bari kuzamuka cyane kuzamuka kwa makuru na kwigucuza twagiye i Nyagatare hari abakunzi ba Pele Gatsibo abakunzi ba Pele babashaka Kirehe i Rusizi natunguwe nuko hari abakunzi ba Pele kuruta bareba Rusizi cyane sawa se bahera